Ndabasuje mbashimira ko mukunda gukurikira RedPill Rwanda ndetse na immigration. Hano kuri RedPill Rwanda tubafasha ubujyanama bujyanye na visa, gusaba ibyangombwa i Burayi, Amerika, Canada ndetse na Australia. Mu bihugu by'u Burayi twibanda mu Bubiligi, Ubuholandi, Ubudage, Suède, Norvège, Denmark, Espagne, Ubufaransa ndetse na Luxembourg. Muri ibyo bihugu byose dufite ubumenyi kandi dufasha abantu kubibona mu byangombwa. Tugiye kuvuga ku gusaba ubuhunzi mu gihugu cy'Ububiligi. Ububiligi ni igihugu kiyobowe n'ubwami, no kuvuga umukuru w'Ububiligi ntabwo ari minisitiri w'intebe ahubwo ni umwami. Niyo mpamvu babyita the Kingdom of Belgium cyangwa se le Royaume de la Belgique. Gusaba ubuhunzi mu Bubiligi kimwe n'ahandi mu Burayi akenshi bifite inzira ihoraho kandi izwi yo gusaba ubuhunzi. Usibye mu Bufaransa aho usaba ubuhunzi wabanje kwandika urwandiko ruvuga impamvu usaba ubuhunzi, mu Bubiligi ho nta rwandiko usabwa namba, usabwa kuba uhari wahigereye n'amaguru. Ibi bitandukanye kuba abantu bari mu bihugu bakiri muri Afurika mu nkambi n'ahandi batwandikira bakatubaza ngo twafasha gusaba ubuhunzi mu Bubiligi cyangwa n'ahandi ku isi. Ibyo ntabwo bishoboka utahigereye n'amaguru. Kugira usabye ubuhunzi, usaba ubuhunzi mu Bubiligi, kondisiyo ya mbere ni ukuba wakandagiye n'amaguru. Iyo wamaze kuhagera rero, by'umwihariko mu Buruseli rwagati cyangwa se niyo waba uri mu bindi bice nka za Gand, muri za Liège n'ahandi, aho basabira ubuhunzi ni mu murwa mukuru mu Bubiligi kuri immigration. Hari ofisi imwe ya immigration abantu batondaho umurongo, bisaba kuzinduka cyane niba ugiye gusaba ubuhunzi kugira ngo kwaba hari abantu benshi kugira ngo ugende bakwakire. Tugira inama abantu kuba batagiye muri weekend, kuko muri weekend nta muntu uhari wo kwakira, bityo mu gihe udafite aho kuba ushaka kwisanga waraye ku muhanda niba ari amafaranga ufite yo gukodesha hoteli cyangwa se moteli muri rusange. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, kuva saa 2 kugeza saa 12 ushobora kujyayo, ariko bisaba kuzinduka kugira ngo usabe ubuhunzi. Nujya gusaba ubuhunzi ugiye kuri immigration ya Buruseli, uzitwaze ibyangombwa bikuranga. Aha ni ingenzi. Ariko niyo utaba ubifite ntabwo barakwakira, nawe bahakanira kwakira ubuhunzi ubusabe bwe kubera ibyangombwa. Aha kandi uzite ku byo ugiye kubabwira, kuko ibyo ugiye kubabwira ni nabyo bashobora kuzakubaza muri interview nini hashize igihe, ku buryo uramutse wibeshye gato ukabusanya n'ibyo ugiye kuvuga muri icyo gihe byakugora kuzaguha ibyangombwa. Ni ngombwa kujya kuvuga hari abantu babeshya imyirondoro cyangwa bakabeshya amazina y'abantu mu muryango. Ni ngombwa ko ibyo bintu niba wanabibeshya uzabyibuke, uzagenda byanditse ahantu. Bazakubaza imyirondoro rero, amazina, amashuri wize, niba uri ingaragu cyangwa warashatse, akazi wakoze, abantu mu muryango, papa na mama wawe n'ibindi. Ibyo byose n'uvugisha ukuri ntabwo bizabigusaba kwibuka, ariko niba uzi ko mu byo ugiye kuvuga ari cyo wabeshya, uzihangana ubyandika ahantu kugira ngo ujye byibuka. Bitari ibyo ushaka kuzabibazwa hashize nk'umwaka baguha interview nini bikakugora. Aha birumvikana ko ari intambwe ya mbere yo kujya kuri immigration i Buruseli, hanyuma bakakwakira bakaguha ubusabe. Niba bamara kukwakira bazanakubaza niba hari umuryango ufite mu Bubiligi. Aha niba ufite ni ngombwa ubivuge, kuko hari igihe bakohereza hafi y'aho utuye. Niba utawufite kandi uzabireke. Icya kabiri bazakubaza, ntabwo bazakubaza nako bazakufata ibikumwe. Bazakubaza niba hari ahandi mu bihugu by'u Burayi wasabye ubuhunzi. Niba warabusabye uzabivuge, kuko byanze ko nzaho wabusabye bagufashe ibikumwe kandi uramukubeshya bizabuza butangiye kwishira mu bibazo. Niba utarabusabye nabwo uzababwire ko nabwo wasabye. Ibi kugira ngo babirebe neza, uko batizera ko ibyo babwiye ari ukuri, bazagufata ibikumwe. Ibi bikumwe baba bagiye kugenda ngo bafate done bagushyire muri system yitwa Visa Information System cyangwa Schengen Information System, barebe niba nta handi hantu wafashwe ibikumwe. Niba ari visa wajeho bazabibona muri ya Schengen Information System. Niba utaraje na visa ntabwo bazakubona. Niba hari ahandi wasabye ubuhunzi bazakubona muri Schengen Asylum System n'ibindi. Ibikumwe byawe babikoresha bareba neza imyirondoro yawe, niba warababeshye cyangwa waravugisha ukuri kubijyanye n'imyirondoro.
icyo ni icyiciro cya mbere mu Bubiligi kiba kirangiye cyo kwakira ubusabe bwawe, bakanaguha bakanagufata n'imyirondoro byose kugira ngo babiprosesinge. Ibi nibirangira bazaguha igipapuro kikohereza ahantu muri centre. Uzaba ugize amahirwe kuko muri centre aho hazaguha igitanda ndetse ujya kurya kuko baba bateka. Akenshi usanga ari muri centre za Croix Rouge n'ahandi bakira abantu. Si ahantu heza cyane, ariko nta n'icyo habaye ku muntu uri gusaba ubuhunzi udashaka kuba muri Rix. Icyo ukora muri ya myirondoro bakubajije, bazana kubaza kuri cya gishira, bazana kubaza niba wishoboye ku buryo wakwitunga. Aha nuvuga ko uzitunga, uzaba ugiye ku impunzi yo mu mujyi cyangwa se umuntu usaba ubuhunzi wibera mu mujyi cyangwa muri famille. Nuvuga ko utitunga nta bushobozi ngo bazaguha cya gipapuro kigutwara muri centre kugira ngo ujye ubone uko urya ndetse ubone naho kuba. Mu gihe uri muri centre rero uzategereza kugira ngo bazaguhe interview nini, bitwara igihe. Nyuma uzajya ureba ku iposita kugira ngo urebe niba hari ubutumire bwa interview baguhaye. Ubutumire bwa interview mu gihe uri kuri muri centre ugomba kujya ureba kenshi kandi ukamenya niba hari ukuntu bwaba bwaje cyangwa butaraza. Ugomba kujya checkinga mu buryo bushoboka. Muri aya masaha mu by'ukuri ntabwo ukiriye mwavoka n'ibyo uvuga ari ukuri cyangwa se niba kesi yawe warayikozeho bya nyabyo. Abavoka mu Burayi kimwe no mu Bubiligi ntabwo ari abavoka bazakubwira ngo reka tugufashe tugukorere dosiye, dore ibyo wari kuvuga ibi ntabwo bifatika, reka tugubwire bino aba ari byo uvuga kuko nibyo byagufasha. Oya, abavoka mu Bubiligi ko ari abazungu kandi bafite akazi kenshi, bo bashinzwe kureba niba ibijyanye n'amategeko birimo. Ubabwira dosiye ntabwo bagufasha kuyihimba cyangwa kuyinonosora cyangwa se no kugira bayigire ukuntu. Ibyo ntabwo bakora. Icyo ukora muri consultance, twe dushobora kumva kesi yawe tukagufasha kuyinonosora, tukongeramo ibisabwa by'amategeko, hanyuma tukayiguha ukayitwara. Mu yandi magambo, twe dukora ibirenze iby'abavoka. Umwavoka rero muri faze ya gatatu utegereje interview ntabwo umukeneye mu by'ukuri. Ariko niba wumva ufite amafaranga rwose kumuhayaringa kugira ajya gufatira zanzandikwa nakubwira uko ibintu bimeze, ntacyo bitwaye. Ariko ntacyo twakwizeza ko uwo mwavoka azagufasha muri dosiye yawe kwinonosora cyangwa kuvuga ngo hano ibintu ntabwo uri kwivuga neza, hindura story, kuko abavoka bizera ko ibyo ugiye kuvuga ari ukuri 100%. Ntacyo bongeraho nta n'icyo bakuramo usibye kumenya kureba ibijyanye n'amategeko. Mu yandi magambo, niba ushaka ko tugufasha na mbere y'uko ujya muri faze ya mbere kugira ngo ujye gusaba kugira immigration Bruxelles gutanga imyirondoro, ugomba kutwandikira kuri guteranya 49 152 18 10 63 18. Subiremo guteranya 1 guteranya 49 152 18 10 63 18, ubundi tugufashe kunonosora dosiye yawe, ubundi ubone ibyangombwa. Ku bantu batwegereye bushya batigeze basaba ibyangombwa handi cyangwa ubuhunzi handi, rwose ikizere ni 99% kugira ngo babe babona ibyangombwa. Iyo busabye handi kandi waranatanze na dosiye, biragora gukosora ibintu byamaze kugera muri system. Ibyo birumvikana. Reka twikomereze rero. Igihe kizagera baguhe interview. Iyi interview niyo bazakubaza impamvu ya nyayo uri mu Bubiligi. Nta nubwo bazakubaza ibintu byinshi, arakubwira ati tubwire mu magambo make icyatumye uri hano. Uzasanga ari abantu bagera muri batatu, protection officer, hari na avoka wawe niba hari, niba hari umusemuzi niba utavuga igifaransa cyangwa ikinyarwanda, uvuga ikinyarwanda uzasanga umusemuzi, ndetse uzasanga binashobotse umuntu ukuriye HCR. Ubwo akenshi bari abantu hagati ya 3 na 4 bari kukumva. Hazaba ari record iri gufata ibintu byawe kugira ngo utazavuga rimwe utazisubira ngo ibyo nababwiye si ukuri. Hazaba hari n'umuntu uri kwandika, ugomba kuzajya witeguye rero. Muri dosiye yawe hagomba kuba harimo ingingo, nibura dosiye yawe cyangwa inkuru uri kubara igomba kubihura n'ingingo 5 zikurikira. Ingingo ya mbere ni intambara cyangwa ibiza. Niba uzi ko igihugu cyawe kitari mu ntambara nari biza biriyo, rwose ntuzijwe uzana ibintu by'intambara. Iki ni cyambere. Cya kabiri ni ya politiki, mu gihe hari ikibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi. Iya gatatu ni nationality. Niba uzi ko ubwoko bw'iwanyu cyangwa nationality, urugero ni nk'abanyamurenge muri Kongo birirwa bacunaguzwa
niba uzi ko rero iwanyu mu gihugu cyawe nta nationality nta kibazo cya nationality nuziri gukizana. Icya kane ni iyobokamana. Niba uzi ko iyobokamana nta muntu wicwa kubera ko yemera ibintu runaka cyangwa ahohoterwe, ibyo ntuzabishiremo. Icya gatanu ni membership, harimo abagay, abalesbienne, abanyamakuru n'ibindi byiciro bihohoterwa bitewe nuko byisanze ahantu runaka. Intambara ikomeye muri kesi yawe ni ukureba uburyo izo ngingo eshanu nguhaye muri story yawe hari aho zihurira n'izo ngingo. Ibyo nawe undi wabikora, nitwe dushobora kugira inama tukareba dosiye yawe tukamenya ngo iragwa muri iki cyiciro. Iyo ubwiye office yukoze interview bakareba bagasanga nta na hamwe bihurira n'izi ngingo eshanu, ubu watsizwe kabaye ugiye guhabwa negative. Abantu benshi bita ku bintu bya visa ikabagora bayibona, ariko bakirengagiza ikigiye gutuma bazaba mu Burayi bya burundu n'amahirwe yose. Ni ngombwa ko niba witeye kuri visa unita kuri dosiye yawe, n'abandi rero bayifashamo usibye twe. Ngomba kutwandikira kuri guteranya 49 152 18 10 6318 ubundi tukagufasha. Baza interview rero numara kuyikora, maze interview zasanga niba unayanditse ibintu bya story yawe bitagomba kurenza page 2, ibitari ibyo ubu uri gukabya kandi biba bizagorana. Interview imara hafi isaha cyangwa se amasaha 2 itatinze. Hagati aho rero mu gihe utarakora interview ugomba kwitegura, ndetse niba binashoboka ugashaka umuntu w'inzobere akagufasha kugukoresha interview yibanze mbere yo kujya muri interview ya nyayo, kugira ngo uzirinde gukotora. Ukoresha interview yibanze tugendeye kuri story yawe, tunakubaza ibibazo byinshi biri mu byo bazakubaza. Ibyo turabikora iyo twegereye. Consultance irishurwa, ariko kandi ntago duhenda cyane. Nyuma ya interview rero, bitewe n'ibyo wavuze, bitewe n'ibyangombwa waziyeho, bitewe na factor nyinshi, hashaka gushira hagati y'amezi 2 n'umwaka kugira ngo bagusubize. Ubwo ni ntago birenza amezi 6, ariko hari igihe bitinda bikagera mu mwaka. Bazagusubiza igisubizo kivuga ati yego twakwemereye ibyangombwa cyangwa ubuhunzi, cyangwa se twabukwimye. Niba babyemeye, ubwo ugiye muri integration bahita baguha passport y'ubuhunzi, bakaguha n'ibindi byangombwa, harimo ikarita, gukora, byose babije rwose n'amahirwe menshi, wemerewe kwiga n'ibindi. Iyo baguhaye negative rero, haba haje niho hazira umwavoka. Umwavoka iyo ushaka umwavoka baguha nibura bitarenze ukwezi kuba wajuriye, agahita atanga ikirego mu rukiko, ubundi ukazajya kuburana. Reka rero mbashimire. Iyo uburanye ugatsindwa ushobora kongera kujurira, ukongera ugatsindwa, ariko ntago tubifuriza, ntago turano tubagira inama zo kugira muzatsindwe. Nta muntu tugeraho ngo azatsindwe kandi ibintu twabiteguye neza. Kababwire rero, niba ukurikirana ibintu by'ubuhunzi, sharing ikiganiro kugira ngo n'abandi bari muri izo procedure bibagereho. Nta muntu udashaka kubona amahirwe yo kuba muri ibyo bihugu, by'umwihariko kwiga no gukora kugira ngo afashe iwabo. Hari abantu benshi gusaba ubuhunzi ntago ari icyaha pe, ni uburenganzira bwa muntu, kandi nta gihugu cyemerewe kuguhakanira ubuhunzi kitize kuri dosiye yawe. Ikimataringa ni dosiye yawe, waba uvuga ukuri cyangwa uvuga ibinyoma, ibyo nibikureba. Iyo wateguye nimwe mu rukiko, umuntu ntagatsindwa nuko ibyo avuga atari ukuri, kuko n'umunyakuri aratsindwa mu rukiko bitewe nuko yateguye. Ahubwo umunyabinyoma akaba yatsinda, ibintu bikagera neza. Mu yandi magambo, hari wa mugani uvuga ngo ikinyoma giteguye kiruta ukuri kujagaraye. Ibyo bintu bije byumvikana no mu rukiko nibyo bikora. Reka mbashimire rero, ku bindi mwakenera ku bujyanama, twibutse ko booking appointment kuri twe ni amayero 100, ubundi case tukareba uko iteye nuko twayikoraho tukakubwira amafaranga, ariko byose hamwe ntabwo bishobora kurenza amayero 700. Ufashe consultance ugashaka ugafata na fees za case yawe. Reka mbashimire rero, Uwiteka abane namwe. Gukora booking ni kuri izo nimero twavuze zo mu Budage, hanyuma Uwiteka barinde. Hanyuma ku bandi abari muri Amerika bifuza nabo kutwandikira bashaka kumenya uko basaba ubuhunzi cyangwa ibyangombwa, n'abatwandikira Amerika na Canada kuri guteranya 1 6 6 6 Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp kugira ngo tube twakorana. Bye bye, umunsi mwiza.